message zirasirikira social media nicyo zimaze ziragira Karenzi yarihishe cyane yigira intwari y'umupira ariko siwe ator igihe rero cyo kumenyekana cyo kujya ku karubanda kamera nka yankende yuri igiti abantu bakamenya ko yambaye ubusa cyageze ndumva aribwo butumwa nari mfite uyu munsi ntabwo nzabyihanganira mu mayetape kandi buhoro buhoro ntabwo ubwo dusigaje episode 29 ubwo abantu babeta yabinganyira huko yari etape yari part 1 hazaza amabinganyira huko yari nka introduction iri gutyo nakubwiye ariko nabwira ni witegure sinabikubwira ntabwo ndiho yahabuye ujya kuvuga uburyo yari imyenda ya Bugesera FC ugaceceka njyewe sereka aje sport yose irabizi bahamagare habaye intambara y'inkundurana n'ubu kandi meze nk'u Rwanda mfite bya bisasu bizimiriza mu kirere ngira amahirwe nta muntu ujya unyijandikaho narinzi ko kuko ngiye ukuntu meze nabo barabi cyane byabaye ejo ntabwo bizatuma ahubwo byanyongereye ingufu zo gushaka kwerekana abantu benshi bihishemo n'umupira wacu bakigira bakaze bakigira nk'aho ari intwari zabo ariko aribo bawanduza bose umunyamakuru Sam Karenzi ndabimwizeza yihisha abantu igihe kinini atobya byinshi igihe rero kiri kugenda gisa nk'aho kiva zagira igihe gihagije si ngombwa gusubiza uyu munsi nabiteguye nabitekerejeho ntamuhimbiye ibyo kwishongora ngo rusizi ngo yavugaga ko ngo mwotaho niba twotaho ngo sinzi ukuntu bivuga ari kwerekanaga ko ari munini usibye kuba muri sosiyete navuga ngo ya gisportif itazirikana Sam Karenzi n'ubuhinja kuri iki haba imyaka mu itangazamakuru haba na movement umuntu aba yaragiye akora muri context y'inyungu z'umupira we yakoreye inda ye ku igihe kinini muri icyo gihe cyose uzabigaragaza nabwo ngo nta muntu kamara imbere yanjye nabura ukuntu agiye kubera ko yanyoboyeho hano genda mbigendamo bikuru ntege ntashaka kubizamo ikibazo cyacyo ariko hari igihe kizagera icyo bita urucaca rutandukane n'uburo mbese buriya muri kadire y'inyungu z'umupira ntimwabireka ntabwo ari inyungu z'umupira oya inyungu z'umupira zigomba kugaragara mu kuri umuntu akamenyekana niba regis akoreshwa n'inda bikamenyekana niba ndefanda abakinnyi kuko nabavuze bikamenyekana niba mvuga ikipe niyi kubera ko mfitemo indonke bikamenyekana niba nkasi umusifuzi uyu n'uyu kubera ko namusabye iki n'iki bikamenyekana gutyo uko kuri niko kuba ku mupira ubwo iyo derby abantu bayitegure muri iyi mpeshyi nta rungu bazagira kuko ndiyizi no twakoranyeho gake muzikara iyi mpeshyi ubwo ni Regis vs Sam Karenzi cyane abandi tuba twicariye tujye ku ruhande tuba abafana kuko numvise ntabwo nabyumvise njye ntabeshye ariko abantu banyohezaga message yakwihanizaga urusogera kumugira inama ari no yampamagaye abimbwira nene namuhitanye n'ibere mu bintu bitandukanye ni n'umunyamategeko yitwa Maître Ndera wari uhitanye umunyamategeko yitwa Maître Ndera